abana barabyutse baraje, tuguma mpinga ubutaka nabo badahisha indobo bamenaho. Ubwo kubw'amahirwe nyine tubona byose turabirangije, turajimije uwo muriro, ntawahiye, ibikoresho byahiye nyine byahiye n'ibyo, ariko twese turi bazima, turashimira Imana. Imana ikagucubahiro. Ntago wari umuriro woroshye, mbega hari ahantu uko haba hari itandukanirizo ry'abaturanyi, haba hazitiye, byahiyeho gakeya, mbega habura nka santimetero nk'eshanu kugira ngo noneho rwa rubibi rw'abaneba rutangire rwake, ariko ntago byabagezeho. Imana ishimwe. Turashimira Imana. Amen. Turashimira Imana pe, turashimira Imana. Ni bimwe mu miriro tuzacamo Imana itunyuzemo turi bazima. Amen. Ni ibyo gushimira Imana, ni ukuri. Turashimira Imana kuko ngo bijya kuba, ariko Imana iba yakoze imirimo myinshi mbere y'uko tubona ibyo, bikaba bitubera ngo igikomeye, ariko Yesu aba yakoze imirimo myinshi mbere y'uko ibyo byose biba. Kandi byose biberaho kugira ngo twongere twibuke ko Imana ari urukundo. Amen. Isomo ryacu rero tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo urugero rukwiye cyangwa se urugero rwuzuye. Iyo umuntu aguhaye amazi mu kirahure, ushobora kuvuga uti genda unyuzurize, shaka yuzuye, kandi koko wanywa, washaka ugasigaza, ariko wowe unyuzwe nuko ubonye ibyuzuye. Mana, shyira abana bawe ku rugero rushyitse kugira ngo babone itandukaniro hagati y'abadatwaye iby'Imana n'abatabikozwa. Kuko niba umuntu ataragera ku rugero yihanganira ibimugerageza, niba umuntu ataragera ku rugero yumvise ko hari umuntu wamututse, hari umuntu wamuvuze, dukeneye kwaka Imana kugira ngo tugere ku rugero rwuzuye rushyitse. Amen. Turi muri iyi si hazabamo ibigeragezo. Nta muntu uzaba kuri iyi si ngo abure umuvuga cyangwa abure amakosa amubonekaho. Ariko kandi niba ab'isi babavuga bakarwana intambara yo kubabara, yo kurwana kwiyishyurira, itandukaniro ryabo nawe wamenye Imana ni irihe? Kubera nawe bazakuvuga kandi uri umwana w'Imana. Ese n'undi bazamuvuga ariko Imana ntago ayizi. Ese kubera iki amarezawuti tuzabona mu gihe batuvuze ari amwe, bizaba bigaragaje ko dufite itandukaniro? Ni ikintu buri wese agomba kwibaza mu mutima we. Umuntu nakwita igicucu, ntabwo ari bwo ubaye igicucu, kuko uri uw'agaciro imbere y'Imana. Amen. Uwo ni umuntu nyamuntu ubikwise, ariko wowe hari uwakwiremeye kandi azi agaciro ufite imbere ye. Amen. Byikubabaza, byigutera intambara zo kuvuga ngo ahubwo wowe uri igicucu, ahubwo utangire umutuke no ku babyeyi be no ku bavandimwe be, wongereho ibindi. Ntabwo waba uri ku rugero rushyitse. Ibi rero ntabwo ari ibintu twibashisha, ni ibintu duhabwa n'Imana, dushobozwa n'Umwuka Wera uturimo twaherewe ubuntu. Kandi bisaba kugira ngo duhore twiyegereza Imana kugira ngo tubigereho.
dupfa mu cyaha uko bwije n'uko bukeye. Amen. Kubera ko abana b'Imana kugira ngo bagere ku rugero rwuzuye, kugira ngo habe itandukaniro hagati y'abashaka Imana n'abatayishaka, reka dusobanure mu buryo bwimbitse, turebe mu by'umwuka w'ubuhanuzi uko Ellen G. White yabivuze, ndetse turerekana n'ingero n'amasomo yo muri Bibiliya. Amen. Ibisobanuro by'ingenzi: urugero rwuzuye cyangwa urugero rw'ukuri bivuga kugera ku rwego byo gukura mu bitekerezo no mu mibereho ya gikristo k'ubu buryo, kutababazwa n'ibitutsi cyangwa amagambo mabi. Kuko umuntu nagutuka ikintu ni amagambo ye yavuze, nawe senga uvuga uti Imana biriya yavuze ntibimbeho, kandi nawe ntibimubeho kuko nawe si we afite umukoresha. Ugira mbega bisaba ngo ugire kwihangana n'ubugwaneza buvanze no gukomera mu kuri, umenya agaciro kawe imbere y'Imana atari imbere y'abantu. Mbega wumva uvuga uti Imana yandemye, yampaye ishusho nk'iy'Imana, yangize umwana wayo, umukobwa wayo, umuhungu wayo. Ntago ndi umuhungu w'abantu, ndi umumama w'abantu, ndi umumama w'Imana. Amen. Igihe umuntu agusebeje, akagutuka cyangwa akakubwira amagambo akubabaza, niho uhagararira. Niba warakuze mu by'umwuka nk'uko wabivuze, umwuka ushikamyemo ugomba kukugaragaza icyo gihe. Ntabwo ugomba guhita umusubiza ibyo yagututse, cyangwa ngo utangire ugire ingamba zo kuvuga ngo nzamukorera ibi, uhiga imihigo mibi, ahubwo ugaragaza umwuka w'Imana ukurimo. Amen. Umuntu akwisa igicucu, ariko ku Mana uri uw'agaciro. Ni ukuri, ntabwo uri igicucu, kuko umuntu wese uriho Imana yamuremye. Niyo mpamvu cyane cyane uzareba iyo umuntu yamugaye, twebwe mu bihugu twavuyemo ntabwo twabonaga ibimuga byinshi. Tugeze hano tubona hari benshi ndetse batandukanye, ubumuga ari bwinshi. Ugasanga yenda nk'aho mugeze mubabonye murahagaze, murarebye, murumiwe se, muratangaye, ariko ni ukuri bariya bantu Imana irabishimira. Niyo mpamvu tugomba kububaha, kubera ko ni uko bameze, kandi ntabwo ariko bigize, ahubwo ndetse n'ubufasha niho duhera tunabafasha. Utunama ukamufasha uti reka ngo utorere kiriya, dore ntugishoboye, mu gihe uhuye nabo. Ellen White yanditse ibintu byinshi byiza cyane bijyanye no gukura mu kuba intangarugero. Dore zimwe mu nyandiko ze: kwitandukanya n'iby'isi, nicyo kintu cya mbere yavuzeho. Abakristo bagomba, ibyo biboneka muri message young people page 370, haravuga ngo abakristo bagomba kugira itandukaniro riri hagati y'ab'isi n'imyumvire n'imyitwarire yabo. Ikindi cya kabiri yaravuze ngo kwirinda kurakazwa n'ibitutsi. Ibyo biboneka muri Testimony for the Church volume ya 7 page 197. Ayo magambo yaravuze ngo iyo bagusuzuguye ntusubize nabi, ngo iyo bagushebeje nturwane ngo wiyerekane, ahubwo birekera Imana. Ni ukuvuga intambara ntabwo ari izacu,
dusaba Imana yo iba ariyo iturwanirira, iba ariyo ibirebe, kuko wowe ntabwo izo ntambara ziba zizanwe n'umwanzi. Noneho irindi jambo yavuze ni ukwihangana. Twize ijambo kwihangana, pasiteri yaratwigishije, twabisomyeho kenshi. Mu ngo zacu bisaba kwihangana, muri iyi gurupe yacu dusaba kwihangana, mu bo duturanye, mu bo dukorana, ahantu hose tugera dusabwa kwihangana, kuko ibibazo ntibizabura. Noneho mu gitabo cyitwa ngo The Ministry of Healing, peji 487 niho handitse ngo ni ubuntu bw'Imana mu mutima butuma umukristo yihangana ibigeragezo agasubiza mu bugwaneza. Ni ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo hatariho ubuntu bw'Imana, niyo mpamvu intambara zihoraho. Kandi iyo urebye abantu bafite amakimbirane bose usanga ari bapfa ubusa, babuze bwa bumuntu bw'Imana bwo kwihangana, bwo kumva yuko ibyo bintu ntacyo byanagukoraho. Ese umuntu akubwiye ati ngewe nzaguhiga kandi nzagukorera ibi n'ibi, ntuhita uvuga uti karabaye ahubwo ndapfuye, ariko ukirengagiza ko uwo muntu ari kubivuga ari umuntu, ariko hejuru ya byose hari Imana. Muri Bibiliya rero naho hari amasomo tuhabona aduha ingero. Urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo waho wa 23, reka tuhasome. Haravuga ngo igice cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 23, haravuga ngo yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Amen. Iyo ni Imana yacu, ni ukuri, ni rwo rugero rwiza. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera, yiha Data wa twese uri mu ijuru. Ni ukuri tumere nka Yesu, twige kumera nka we. Nge namwe tuvuge tuti iki kibazo kirabaye, ariko cye kumbabaza, uyu nguyu yarantutse, reka ne kurakara, ne kumugirira umujinya, cyangwa ne kumuhiga, ne kumva bishubije inyuma binciye intege, ahubwo Mana nyongerera imbaraga. Icyo nicyo gisabo nabasabira. Reka turebe nanone amagambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 7. Hari amagambo avuga ngo ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 7 umurongo wa 50. Ibyakozwe n'intumwa cya 7 59 umurongo wa 59. Amagambo ya nyuma aheruka muri icyo gice umurongo wa 59 mu gice cyaho cya 7 haravuga ngo bakimutera amabuye arambaza, aravuga ati Mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati Mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Mbese hari ikintu kirenze ayo magambo tuvuga mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riri kuduha urugero dukwiriye kugenderamo. Riraduhugurira guca bugufi. Uyu yari
Sitefano bamuteye amabuye aravuga ati mwami akira umwuka wanjye, mwami ntubabareho icyaha, kubera ubakoresha ni Satani nabo sibo. Mm. nubwo yicwaga yagumye mu rukundo no mu buntu bw'Imana. Amen. Uwundi ukurikiyeho ni Pawulo. Reka dusome urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo waho wa 12 na 13 haravuga ngo dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Uwo ni Paul wabivugaga. Ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana. Mbega izi ni ingero twabona mu byanditswe byera tubasha kwaka Imana kugira ngo tugere kuri uru rugero. Dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganyijwe turihangana. Ese ubitekerejeho wowe nanjye niko biri? Ni ibintu tugomba gutekerezaho, kuko byanga bikunze dusabwa kugera kuri uru rugero kugira ngo Yesu azaza kujyane, Yesu azaza njyane. Twagombye kumera nk'aba bantu. Aba ngaba iyo wababonaga mu nzira bavuga yuko bari barageze ku rwego bababonamo nka Yesu. Amagambo y'ineza, gusubizanya ineza, kutababazwa n'ubusa, kwihangana birakenewe kuri twebwe nk'abana b'Imana. Amen. Icyo tuvana muri iki kigwa ni ukwihangana mu gihe cyo kugeragezwa, kumenya ko agaciro kawe kava ku Mana katava ku bantu, kwitoza gusubizanya ineza no kutagira inzika, kumenya itandukaniro rigaragaza igihe uba mu mucyo w'Imana. Ijambo ry'iherezo, Imana iduhamagarira kugera ku rugero rwuzuye rwa gikristo, aho tutazatungurwa n'amagambo cyangwa ibikorwa byo kudusebya. Aho niho hahagarara itandukaniro hagati y'abafata iby'Imana n'abatabikozwa. Senga ugire umutima ukomeye, uhamye kandi wihanganye. Nkirangiza hari isengesho nateguye rijyanye n'ikigwa ntanze Imana yambashishije kubaha muri kino gitondo. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimira kuri urugero rwuzuye. Amen. Dusaba umutima wacu ngo uhamye ukwihangana no kumenya agaciro kacu imbere yawe ubitugirire. Dutere imbaraga zo kudacogora, tutarakazwa n'amagambo mabi, no kumenya kuri Imana idukunda iteka. Amen.
twifuza gutandukana n'iby'isi tukaba intangarugero mu rukundo, mu kwihangana no mu kwemera. Imbaraga zawe zidushoboze kuguma mu mucyo wawe kugira ngo hagaragare itandukaniro hagati y'abagukorera n'abagutera umugongo. Tubyambaje mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amena. Amena. Imana ibane na buri wese kandi tubizirikane, twe kubisiga hano. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Thank you. Reka mushyireho inyunganizi, mubaze ikibazo, ubundi abayobozi bakomeze gahunda. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe. Yesu akuduhera umugisha mu bawe no mu byawe. Ubandanye ucuncubure, usome kugira ngo ubone neza ibyo uzoshobora kutugeza ko. Ni ijambo ryiza cyane twari dukwiye kwigira kwabo ba kera, tukagenda nkabo, kuko ntacyo dufise tuzira, ntacyo dufise tuzo kwihakanya. Imana yacu yaratweretse inzira. Akantu gato gusa karatubabaza, turafata akantu gato tukakagura tukakagira kanini. Hariho abihanganye, twebwe akantu gato kadushikiye duca twihebura, ariko ntidukwiye kwihebura. Ntidukwiye kubona ko ari twe dukwiye kwigwanira, ahubwo tugwanirwe n'Imana. Ntitukaze turashavuzwa n'ubusa. Kweri ibyo uvuze biriho, iyo batwihangana nk'abakera, ibi bintu biba bidushikira cyane, ariko kubera ko natwe ubwacu usanga twihangayikisha, ugasanga umuntu yapanitse, nakayamvuze, nakayagize ibi, ugasanga wibujije amahoro kandi ku kantu gatoya. Hacu usanga ariyo mpamvu abantu benshi mw'iki gihe dufise ingorane zikomeye z'ubugwayi twitera. Ugasanga ugahangayika ngo nakayambwiye ibi, nakayamvuze, yagize ibi, ugasanga wahangayitse n'umutima ugiye kukuvamo. Ariko turabye nk'igihe Stefano yicwa akicishwa amabuye, nta muntu w'iki gihe yo gusabira nka kurya Stefano yasabiye bariko baramwica. Nibishoboka. Rero twari dukwiye kwigira kwabo ba mbere, natwe tugasabira bagenzi bacu byiza. Ntidusabire bagenzi bacu bibi, kuko atari byiza. Niba umuntu akubwiye ijambo ukaba utaryumvise, musange umubwira ati mwene data, ni ukuri ririya jambo wambwiye ntabwo ryanguye neza, ryangejeje ahantu. Umbabarire, mukabirangiza mu mahoro, bitarinze se kujamwo n'abandi. Ariko iki gihe turimwo usanga umuntu yasizemwo n'ibirungo. Ibirungo arabirondera pe. Ibirungo arabirondera kandi akabirungira n'abandi. Nimuze twirukanke ku birenge bya Yesu. Niba umuntu akubabaje, ubwira Imana ati Imana, numbabarire, nacumuje mwene data, nageze kure, nta wundi wo kumpa umutima woroshe, ni wewe. Bene data, nukuri tugeze mu gihe gikomeye, mu gihe kibabaje. Tugiye turaraba badutanguriye, twoba amahoro. Imana ikuduhera umugisha dada. Ubandanye gusoma, usome byinshi. Imana nyina amahoro ikuturindire, kandi yaranakurinze mu uwo muriro ejo waguteye. Yakugwanirira, ibandanye kugwanirira ibihe byose. Murakoze. Amen.